kwizera kuduhamiriza yuko ibyo tutabona, kuduhamiriza yuko ibyo tutarakoraho n'ibiganza byacu, kuduhamiriza yuko ibyo tutarakandagiramo n'ubuzima bwacu kwari ukuri. Uyu munsi rero turakomeza n'igitabo cy'Abaheburayo. Ndaza kwibanda cyane ku gice cya 11, nshobora guhera ku murongo wa mbere nkageza ku 13. Uyu munsi turaza kuganira ku ijambo ryo kwizera. Kwizera nicyo turi bwiteho cyane, birahura n'ibyo tumaze iminsi tuvuga. Of course twavuze iby'imbabazi z'Imana, icyumwe gishize tuvuga uburyo twezwa n'Imana, twezwa na Kristo. Tubona ko bica mu nzira yo gusobanukirwa yuko nyuma yo kudupfira, nyuma yo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, uba muzima, uzukana na Kristo, ubaho, uriho, ntabwo uri uwapfuye. Kuko hari abakristo babayeho nk'aho bapfuye, hari abakristo babayeho nk'aho batari bazima, kubera kutizera no kutamenya ubutumwa bwiza. Ntabwo tumenya gutandukanya abo twari bo tutarakizwa n'abo duhinduka bo nyuma yo gukizwa. So nyuma yo gukizwa rero hari ubundi buzima twinjiramo, ariko twabushobozwa no kubaho ubuzima bwo kwizera umunsi ku wundi. Mu Cyongereza bakoresha ijambo believe. Narimo ntekereza kuri iryo jambo believe, ngerageza gukina n'amagambo, hari ukuntu utekereza amagambo ugakina nayo, ariko nsanga bigize meaning idasanzwe. Believe nakuyemo nk'amagambo bavuga ngo be and live. To believe, you first be and then you live who you are. Naje gusanga niko Imana ikora ku bijyanye no kwizera. Imana irabanza ikagira abo itugira bo, twarangiza tukabaho nyuma yuko imaze kutugira abo twabayeho. Reka wenda mbaho urugero. Biravuga ngo iyo dukijijwe, iyo twakiriye Yesu, ijambo ry'Imana ritubwira ngo duhinduka gukiranuka kw'Imana. Ntabwo duhita dukora ibyo gukiranuka, ariko Imana kubwo gukizwa no kubwo kwizera ihita ako kanya iduhindura gukiranuka kw'Imana. Duhinduka abakiranutsi automatically tumaze gukizwa. Imana ikatwita abera tucyakira Yesu umwami n'umukiza. Ukiri wa wundi, ikamanza ikakugira uwo nguwo, ariryo rya jambo mvuze ngo be. Warangiza noneho wamara gukizwa, yamara kukugira uwo muntu, yamara kuguha identite, igatangira noneho kukwigisha no kukweza kugira ngo n'ibikorwa byawe n'ubuzima bwawe buse na wa muntu yamaze kukugira. Hallelujah. Bango, you first become before you live. Iramanza ikakugira, igahindura statut yawe, igahindura adresse yawe, igahindura uburiwe, igahindura kamere yawe. Wamara kuba uwo muntu uwishaka kuba, wamara guhagarara aho ishaka kuhagarara, igatangira noneho umurimo wo kuhindura ibikorwa byawe ngo bise na ya identite yamaze kuguha. Niba munyumva mugire gutya, ko ndashaka ko tujyana, ndashaka ko twigana neza. God transforms us, akaduha identite cyane cyane itanasa nuko tumeze. Kuko gukizwa ntabwo ari uguhindura imikorere, gukizwa ni uguhinduka tukaba abandi bantu, tukaba ubundi bwoko. Biravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bw'Imana, muri ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, ngo abantu Imana yironkeye kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Urabona ko ntabwo atangira ngo kuvuga ngo urakijijwe ngo utangire wamamaze ishimwe, kuko nyuma yo gukizwa ushobora kuba utaragera ku rwego rwo kuba wakwamamaza cyangwa se wagaragaza ishimwe ry'Imana. Niyo mpamvu ibanza ikakugira ubwoko. Sinzi niba muri kunyumva. Irabanza ikakugira umuntu wayo, ikaguhindura umwana wayo, ikaguhindura umukiranutsi, ikaguhindura umwere, ikaguhindura uwababariwe, ikaguha iyo position utari ukwiriye kubw'ubuntu bwayo. Yarangiza noneho igatangirana nawe urugendo rwo guhindura ubuzima bwawe bugasa na cya kintu yakugize cyo. Amen. Nabaha urugero rwa Aburahamu, kuko Aburahamu yabayeho mu gihe cya mbere y'amategeko.
twita ko mu gihe cya Aburahamu cyari igihe cy'ubuntu, aricyo gihe gisa nicyo turimo, kuko biravuga ngo abizera bose uyu munsi ngo ni abuzukuru ba Aburahamu. Aburahamu byagenze gute? Yitwaga Aburahamu mbere yuko ahura n'Imana. Amaze guhura n'Imana, Imana imuhindurira izina. Yashakaga umwana, yari atarabyara, nta mwana afite. Imana imuhindurira izina, imwita Aburahamu, bisobanuye sogokuruza w'amahanga. Mu by'ukuri birebye ubona yuko yiswe izina ridasa n'ibigaragara. Yiswe umuntu, yiswe ikintu atari cyo. Yitwa sogokuru w'amahanga adafite n'umwana n'umwe. Haleluya. Kubera ko Imana muri icyo gihe aricyo gihe turimo gisa n'icyacu, Imana ibanza ikakugira ikintu mbere y'uko ikiguha. Ibanza imuhindura sogokuruza w'amahanga kugira ngo umwana azaze yaramaze kwitwa byo. Ntazitwe sogokuruza kubera ko yabyaye mu mubiri, ahubwo abanze yitwe sogokuruza w'amahanga, yabanza byizere muri we ko azabyara, ko atazabyara umwana umwe gusa, ko azabyara amahanga. Niyo mpamvu iyo tudasobanukiwe ibintu tuba confused cyane muri ubu buzima bwa gikristo, kubera ko iyo umuntu yakira agakiza tuhita dushaka kumushakamo Isaka ako kanya. Ko nta Isaka tubona, ngo witwa Aburahamu gute nta Isaka ufite? No, Imana yamaze kumuha statut, Imana yabanje kuguha identite, hanyuma kubwo kwizera no kugendera n'Imana Isaka araza. Haleluya. Isaka araza, imirimo iraza, imirimo myiza irahari, ariko biragorana. Niyo mpamvu turuha iyo dushaka kwiremamo ibikorwa n'ibi, dushaka kwiremamo imirimo myiza tutarasobanukirwa abo turi bo, turavunika. Urabikora rimwe, ukabikora kabiri, nyuma y'umwaka uba wananiwe kuko urimo kubikoresha imbaraga zawe. Birimo biraturuka mu bushake bwawe, ni self effort. Kandi muri wowe twarabivuze ngo ufite insufficient funds zo kuba wakavaninga imirimo myiza nk'uko Imana ibishaka. Ariko iyo uretse Imana ikabanza ikaguhindura identite, warangiza ukayemerera ikabaho ubuzima bwayo muri wowe, ubasha no gukora ibirenze ibyo wowe wari gutekereza gukora. Kandi ntabwo uvunika kuko byose Imana ibikora ku bw'icyubahiro cyayo. Uyu munsi rero ndashaka ko tukomeze tuvuga ku kwizera. Impamvu nkunda ijambo ryo kwizera no kwigisha ku kwizera, ni kubera ko kwizera niyo topic ireba abantu bose. Abantu bose ku rwego barimo bakeneye kwizera. Waba utarakizwa ukeneye kumva kwizera, waba warakijijwe ukeneye kwizera. Kwizera nicyo kintu cyonyine muri Bibiliya abantu bose bazahora bakeneye. Nta level uzigera ugeraho aho utazaba utifuza kumva ku byo kwizera, kuko umuntu utarakizwa akeneye kwizera kugira ngo yakire Yesu. N'umuntu wakijijwe akeneye kwizera kugira ngo akure. So murumva rero kwizera ni ikintu gikomeye cyane, nifuza ko tujyana neza umurongo ku wundi kugira ngo tubashe kubyumva. Niba unafite naho kwandika cyangwa ufite uko wabifata ubyiteho cyane, kuko ni amagambo akomeye. Amagambo tugiye gusoma mu Baheburayo 11 turabonamo definition yo kwizera, hanyuma tubonemo n'ingero nkeya. Tuzanakomeza n'icyumweru gitaha tureba uburyo abantu babayeho mu buzima bwo kwizera, uburyo kwizera kwahinduye ubuzima bwabo. Hanyuma impamvu turi bubibone n'impamvu uyu mwanditsi yabyanditse, ni ukugira ngo twebwe abarimo gusoma aya magambo uyu munsi tubashe gukomezwa no kumenya agaciro ko kwizera. Haleluya. Reka nsome umurongo wa mbere ngeze ku wa 3, hanyuma turebe definition cyangwa se icyo Bibiliya isobanura kwizera, tuzene gukomeza. Abayiburayo igice cya 11 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri. Icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite. Icyatumye abakera bahamwa neza, cyangwa se mu cyongereza ngo icyatumye bagira a good record, icyatumye bagira ubuhamya bwiza, ngo nuko bari bafite kwizera. Kwizera
niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Haleluya. Beshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, bumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bafite. Beshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, bumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bafite. Beshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, bumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bafite. Ubusi gitinyiri zabejo, ibyago cyangwa amahirwe, kuko nzi ko Imana ibitegeka, kwiganira n'ukusa. Kuvubu sinyitinyiri zabejo, ibyago cyangwa amahirwe, kuko nzi ko Imana ibitegeka, kwiganira n'ukusa. Haleluya. Beshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, bumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo icyubahiro Yesu. Beshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, bumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bafite. Aiwe beshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, bumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bafite. Beshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, bumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu
afitiye byinshi mu kiganza cyiwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Yesu we gize ngo nkuvuge begana hera hehe cyangwa narangiriza he kuri buye rizima rikomeza imfuruka kuri buye rizima rikomeza imfuruka kuri buye rizima rikomeza umutima wanjye uri buye rizima rikomeza kwizera kwanjye uri buye rizima rikomeza. Ko kwizera ni ukumenya neza rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bizaba, kandi niko kuduhamiriza gufite akanwa ko guhamya. Kwizera ni kuzima, kwizera kuriho ngo kuraduhamiriza yuko ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Aho ngaho niho nshaka ko mucakaro ngo kuri definition yo kwizera. Kwizera kuduhamiriza yuko ibyo tutabona, kuduhamiriza yuko ibyo tutarakoraho n'ibiganza byacu, kuduhamiriza yuko ibyo tutarakandagiramo n'ubuzima bwacu ko ari ukuri. Natangiye babwira ngo iyo dukirijwe hari ab'Imana itugira bo, ariko ntabwo birebesha amaso. Niyo mpamvu abantu benshi bategereza ibintu bigaragara, bategereza ibintu bifatika kugira ngo bamenye neza ko Imana iriho. Ariko niyo utegereje ko ibintu ubanza kubibona, kwizera uba wagutaye. Kwizera gutangira bitaraboneka, kwizera gutangira bitaragaragara, kwizera gutangira tutarabigenderamo. Kwizera kuraduhamiriza mu mutima yuko ibyo tutabona ari ukuri, kuko kuba bihari biba bihari. Natangiye baho urugero rwo kuvuga ngo iyo dukijijwe duhinduka abakiranutsi b'Imana. Ariko uyu munsi biragoye ko umwana w'Imana yatura avuge ngo ndi umukiranutsi w'Imana. Kubera icyo? Uracyareba ibyo ukora, uracyareba ibyo utarageraho uvuge ngo ntegereje umunsi nzabikandagiramo kugira ngo byature. Kandi Imana y'ubwayo ukuri kw'ijambo ko arakubwiye ngo kuko Kristo yahindutse umunyabyaha, muri we wahindutse gukiranirwa kw'Imana. Niki gituma utabyizera? Niki gituma utabigenderamo? Ni ukubera kutagendera mu kwizera. Ariko kwizera kuratubwira ngo ibyo tutarabona ngo ni ukuri. Mucyo ngo faith is the substance of things hoped for, ngo the evidence of things not seen. Kuba mfite kwizera, mfite ibimenyetso bifatika, mfite na evidence yuko iby'Imana yavuze bihari. Nicyo kwizera kuvuze. Kwizera kuvuze ngo I don't care ibitagaragara, I don't care ibyo ntarabona, ariko nibi hariho Imana yasezeranije, hari n'Imana yabisohoje. Ngewe kuri ngewe ni ukwizera ko ibyo yavuze ari ukuri. Haleluya. Ngo kwizera ngo niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, ngo nicyo cyatumye biboneka bitaremwa mu bigaragara. Ndashaka ko mureba iki kintu. Muri iyi mirongo tugiye kureba muri iki gice, muzabonamo ibyari inyuma y'ibyo dusoma mu isezerano rya kera ko tudasobanukirwa impamvu yabyo.
iki gice cya 11 kitwereka the background behind the scene y'ibyo twabonye abantu ba kera bagiye bakoreshwa. Baravuga ba Aburahamu, bavuge ba Abeli, bavuge ba Nowa, bavuge iyo wasomye gusa mu isezerano rya kera uribaza iniki cyabakoreshaga ibyo bakoraga byose. Hano icyambere bahereye bango reka tubabwire ikintu cyari inyuma yo kuremwa kw'isi. Imana iremye isi n'ijuru niki cyatumye ibi byose bishoboka. Baravuga ngo kwizera turimo turavuga ngo niko kutumenyesha yuko ijambo ry'Imana ari ryo ryaremye ibyo tubona byose. Niyo mpamvu isezerano rishya ni ikintu gikomeye cyane kuko kirevealinga ibiba bihishwe mu isezerano rya kera. Isezerano rishya ritubwira ibyo bo mu isezerano rya kera batigeze babona, ibintu birahishuka. Aravuga ngo isezerano rya kera ni ibihishwe, hanyuma isezerano rishya ni ibyahishuwe. Ngo kwizera kutumenyesha yuko isi ibigaragara, isi n'ijuru byaremwe no kwizera. Muri yibaza yuko Imana yakoresheje kwizera kugira ngo ireme isi n'ijuru. The faith of God. Imana ivuga ngo habeho umucyo. Umucyo udahari. Ngo isi yari yuzuye umwijima, isi yuzuyemo amazi, ariko Imana irebye isi ibona umucyo, kuko yahamagaye umucyo nk'aho uhari kandi huzuye umwijima, ariko he knew that there is light. Arangije kubw'ijambo rye ahamagara umucyo, ngo umucyo uraza. Ikintu kibitumenyesha yuko iryo jambo yavuze ryazanye umucyo ngo ni ukwizera. Ngo kura bitumenyesha ko yavuze ijambo rivuga ngo ibigaragara byose byaremwe n'ijambo ry'Imana. Muri Yohana igice cya mbere baravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, ngo kandi ijambo yahoranye n'Imana, ngo kandi ijambo yari Imana, ngo nta cyaremwe nawe. Na mwibaze imbaraga z'ijambo ry'Imana. Niba Imana yararemye isi n'ijuru n'ibirimo byose n'ibiti n'umuntu ikabiremesha ijambo, ibaze noneho ku buzima bwawe iki iryo jambo ryakora. Niba ijambo ry'Imana ryararemye imisozi, rikarema inyanja, rikarema ibiti, rikarema ibyo dutekereza n'ibyo tudatekereza, ibyo tubona n'ibyo tutabona, the word of God, ijambo ry'Imana ryaremye ibyo byose. Hanyuma iryo jambo ni ryo dufite. Ibaze icyo ryarema noneho mu buzima bwawe. Ibaze uburyo noneho ijambo ry'Imana ryarema ubundi buzima n'indi mitekerereze uramutse uryihaye. The same word of God twiga ni ryo jambo ryaremye ibyo dufite byose. Ndasenga Imana kugira ngo uko ukomeza kumva ijambo ry'Imana ritangire rireme ibintu bisha mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. The word of God ni ijambo ry'Imana rirarema. Iyo Imana ishaka guhindura ikintu mu buzima bwawe yohereza ijambo. Iyo Imana ishaka kuzana impinduka mu buzima bwawe, uko wasenga kose, uko wakora ibindi bikorwa byose ni byiza, ariko ikintu kizana impinduka in your life ni ijambo ry'Imana. Umunyabwenge, Yesu yarabivuze ngo umunyabwenge ngo nuwubaka inzu ye ku rutare, ngo barabafata amazu yabo bakayubaka ku musenyi, ngo ariko imvura iraza n'imiraba n'imiyaga bigakubita kuri iyo nzu ikagwa kubera ko fondasiyo yayo itari ahantu hakomeye. Urutare Yesu yavugaga nta kindi, yavugaga ijambo, kuko atangira avuga ngo wumva amagambo yanjye akayitondera, ngo ameze nk'umuntu wubatse inzu ye. Haleluya. So ni ukuvuga ngo Imana iyo igiye kubaka ubuzima bwawe, iyo ishaka gushinga ubuzima bwawe ngo buhagarare neza, he uses his word. Nta mpinduka ishobora kubaho hirya y'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu turamya tugasenga, ariko tukumva n'ijambo kugira ngo ubuzima bwacu bwubakike. Mumbwire amen. Haleluya. Even na hirya yo hano, hirya yo mu rusengero, hirya uri na wenyine, ujye ufata umwanya wawe wiga ijambo ry'Imana, kubera ko ijambo ry'Imana niryo rikubaka umunsi ku wundi. Ngo kwizera niko kubitubwira ko ibintu byose bihari ngo byaremwe n'ijambo ry'Imana, ngo nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara, cyangwa se
ibigaragara tubonesha amaso ntabwo byaremwe n'ibindi bintu bigaragara, byaremwe n'ibitagaragara. Iyo Mana tutabona, iyo Mana tutigeze dukoraho, niyo yatumye ibigaragara tubona biva mu bitagaragara. Haleluya, haleluya. Now reka nongere kandi mbigarure mu buzima bwawe. Niba Imana yarakoresheje ijambo kugira ngo ishyire mu isi ibintu bitagaragaraga bikagaragara, how much more ibintu bitaragaragara mu buzima bwawe bihesha icyubahiro izarusha gute kubizana noneho biciye mu ijambo ryayo? Niba hari purpose yayo itaragaragara mu buzima bwawe, niba hari ibintu Imana igushakaho bihesha icyubahiro bitaratangira kugaragara mu buzima bwawe, uribaza ko bizaza gute? Bizazanwa n'ijambo ryayo nk'uko yabikoze irema isi. Turimo turajyana. Haleluya. Reka turebe umuntu wa mbere Bibiliya ivuga ahangaha. Nyuma yo kumva iyi definition yo kwizera, reka turebe abantu bagiye bakoresha kwizera n'icyo cyagiye gikora mu buzima bwabo. Umurongo wa 4 biravuga ngo kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, ni nako kwamuhaye guhamwa ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo yo ari meza, ngo kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Hari amagambo umuntu asoma ukibaza niba ari bwo bwa mbere uyasomye cyangwa ari bwo cyandikwa. Ngo burya ngo Abeli icyatumye igitambo cye cyakirwa nuko yari afite kwizera. Urabisoma, iyo ubisomye mu itangiriro igice cya 4 ubona Abeli atamba igitambo na Kayini akaza bagatamba ibitambo. Umwe agatamba ibye, undi agatamba ibye bitewe n'ibyo yakoraga. Hanyuma Bibiliya igahita itubwira ati Imana ngo yakira umutima wa Abeli, ngo yakira n'igitambo cye. Ngo Imana rejecting umutima wa Kayini, ngo rejectinga n'umutima n'igitambo cya Kayini. Wabireba kuvuga ngo what went wrong? Noneho twebwe kubera kudasobanukirwa what is in the background Bibiliya itubwira hano muri iki gice cyo mu Baheburayo, duhita dufata yuko Imana yagaye quality cyangwa quantity y'ibyo bazanye. Tuvuga ngo buriya Imana ishobora kuba yaremeye Abeli kuko yatanze ibyiza kurusha ibya Kayini, cyangwa se tukavuga ngo Imana yemeye ibya Abeli kubera ko yatanze byiza cyangwa se byinshi kurusha ibya Kayini. Tukagwa mu mutego wo kwibaza yuko iyo dutuye amafaranga menshi nibwo Imana iduha umugisha kurusha wa wundi watuye make. Tukibwira ko umuntu utanga ibitambo byinshi cyane cyangwa se byiza kurusha iby'abandi niwe wemerwa imbere y'Imana kurusha undi. Ariko Bibiliya tuvuga ngo kwizera niko kwazanye difference mu buzima bwabo. Nukuvuga ngo Kayini yari gutanga n'igiceri kimwe, Abeli yari gutanga igiceri kimwe, Kayini agatanga ibyo yari afite byose, ariko still ntiyemerwa, ahubwo ibya Abeli ko byo byemerwa. Kuko Imana ijya kureba yarebye gutanga kwabo, ireba kwizera kuri inyuma y'ibyo bari gutanga. Ngo kwizera Abeli yari afite, ngo bajya gutamba bajya kuramya Imana, Abeli ntabwo yegeye Imana ashingiye ku byo yari azi. Nuvuga ngo kuramya Imana kwa Abeli ntabwo kwari gushingiye kuri quality cyangwa quantity y'igitambo yari yazanye, ahubwo yari yazanye umutima wizera iyo Mana aje gutambira. Hanyuma Kayini aza gutamba gusa nk'uje gutamba kuko afite ibintu byo gutamba. Bituma Imana yakira umutima wa wundi watanze afite kwizera, rejectinga wa wundi adatanze adafite kwizera. Naho Bibiliya tuvuga ngo ibintu byose dukora tudafite kwizera ngo bitubera icyaha. So ibyo dukora byose tugomba kubaza kuvuga ngo ese ni iki kibanje imbere? Ni iki kibanje imbere? Ni ibyo nzanye? Ni indirimbo ndi kuririmba? Ni ugusevinga ndi kusevinga? Ni ukuba ndi kubwiriza cyane? Ni ukuba ngaragara ko ndi gukorera Imana kurusha abandi? Cyangwa se ni umutima wo kwizera mfitiye Imana ndi gukorera? Imana yabwiye Samuel aramubwira ngo ugende ubwire Sawuli yuko ntabwo ibitambo ari byo ngiwe nifuza. Kuko Imana imaze kubwira abantu ngo batambe ibitambo, batangiye kwibwira yuko Imana ikangwa n'ibitambo, ko Imana ikorwaho n'ibitambo gusa. Imana bavuga no,
nubwo nabahaye ibitambo nk'igikoresho cyo kugira ngo muze kundamya, ariko ntabwo nshaka ko mu confusinga yuko ndi Imana ihora irarikiye ibitambo kugira ngo nezerwe. Ngo nkunda umutima umenetse kurusha ibitambo. Nkunda umutima umenetse kurusha ibitambo. Muri magambo, umuntu ufite umutima umenetse kuri jyewe aruta abafite ibitambo ibihumbi n'ibihumbi. Igitambo ngo Imana ishaka ni umutima umenetse. Muri magambo, icyo yashaka kubabwira ngo ingewe igitambo nshaka ni umutima wuzuye kwizera. Kuko umutima wizera ni umutima umenetse, wikuraho amaso, uhora ubona ko nta kintu ngewe mfite cyahaza Imana, ariko mfite guca bugufi kubera ko nzi icyo yankoreye. Haleluya. Abeli ngo yagiye imbere y'Imana afite umutima umenetse, nubwo yari afite ibitambo ariko yari afite umutima wo kwizera. Ngo uku kwizera ngo niko kwatumye yemerwa. Ariko dore ikintu avugwaho, ngo ni nako kwamuhaye guhamwa ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza. Umva rero ako kantu kakakomeye cyane, ngo kandi niko kwatumye nanone uyu munsi nanone akivuga nubwo yapfuye. Abeli niwe muntu wa mbere wapfuye mu buryo buri fiziko, umuntu wa mbere mu mateka wapfuye, ariko niwe uvugwa. Imana yamekinyesha kubera kwizera kwe, nubwo yapfuye ari uwa mbere ku isi, yakomeje kuvugwa kurusha abaje nyuma ye, kurusha n'ababayeho imyaka kumurusha. Nabitubwira mu gice cya 9 yuko amaraso yo akivuga n'uyu munsi. N'uyu munsi mpagaze ndi kuvuga kwizera kwe. He outlived so many people because of his faith. Hallelujah. Umurongo wa 5 turakomeje. Kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa. Umwe yarapfuye, undi noneho kwizera kwe kugeza ku rwego rw'aho Imana idashaka gwapfa. Ngo kandi ntiyaboneka kuko yamwimuye, Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Ngo kwizera kwatumye Enoki yabayeho mu isi, aravuka abaho. Hanyuma Bibiliya ntabwo yerekana uko byarangiye, ntabwo yigeze apfa. Enoki ntiyigeze apfa, nta record yo gupfa ko yabayeho. Yarimuwe aragenda, Imana yaramutwaye. None iyo ubisomye ubona Enoki agenda, ntumenye icyatumye agenda. Kuvuga ngo si uyu muntu bigenze gute kugira ngo agende, bigenze gute kugira ngo yimurwe. Bibiliya tubwiye ngo kwizera kwe ngo niko kwatumye Imana imwimura ikamujyana mu ijuru. Yagendanye n'Imana kugezaho Imana yabonye ko bitakimukwiriye kugendera mu isi. Now, reka mvugeho akantu gatoya. Murabona mu bintu bikomeye tujya duhura nabyo mu isi, binatubabaza cyane kurusha ibindi. Wenda hari ibintu byinshi umuntu yahura nabyo bikamubabaza, ariko one of the things that happen to us, tukumva turakubiswe hasi, ni igihe upfushije umuntu, ni igihe umuntu apfuye. Sibyo? Twakomeye ko gupfusha umuntu cyangwa se gutakaza umuntu mu buzima kiri mu bintu bikomeye bitubabaza cyane, niba waratakaje umuntu. Ariko mu by'ukuri uwagiye we burana nubwo abababaye nk'uko twebwe tubabaye. Sibyo? Urupfu rubabaza abasigaye. Urupfu akenshi tuvuze ko kuba Kristo, urupfu rw'abakiranutsi rubabaza abakiriho. Kuko turamutse tumenye aho uwo muntu aba yagiye, nubwo yakwifuza kugaruka, nubwo waba umwifuza gute, aho bari, nubwo hari igihe bamwe wenda babona turi kubasengera ngo bazuke, kuvuga ngo ndanze, ntabwo nzuka. Imana ikababaza se ko bari gusenga ngo uzuke, ngo usubize, reka. Kubera ko impamvu tubabara nuko uwo muntu tuba tumukunda, wumva wakomeza ukabana nawe. Kuba waragendaga n'umuntu ukaba wabyuka ukaba utakimubona, it's something that is very painful. Ariko reka mbabwire bene data, gupfa ubwabyo ntabwo ari ikintu kibi.
uyu munsi mubaza ntakaje abakristo. Gupfa ubwabyo ntabwo ari ikintu kibi. Gupfa mu bintu bitari bibi udagomba gushyira no kuri list. Gupfa ntabwo ari ikintu kibi ku mukristo. Gupfa kuri Enoki byamubereye igihembo kubera kwizera. Ibyo twita ko ari ibibi, ibyago byakubaho nuko wapfa. Ariko Imana ibona Enoki arimo kwizera Imana cyane, Imana ngo icyo naguhemba kurusha ibindi nuko wava mu isi. Haleluya. Haleluya. Hari ukuntu ushobora kubaho uri mu isi ubabaye, urwaye cyane, uba mu mubabaro mwinshi cyane. Mu bisubizo Imana yaguha ikazanamo nuko yakwemera kugenda, twebwe tukababara. Ariko gupfa bishobora kukubera n'igisubizo cyo kuruhuka imibabaro ndetse no kubaho ubuzima burenze ubwo wabagaho mu isi. Ariko ntabwo mwabyumva ngo mubivugira amena, kuko tukiri mu isi hari ibyo tugishaka kugeraho. Nigeze gusoma ijambo ry'Imana ndibaza, ariko niburira igisubizo. Nashaka kukibaza ahantu nari ndi umuntu ari kwigisha, ndakibaza ngiye kukimubaza asanga yarangije. Ndavuga ngo ndakiguma. Paulo yigeze kuvuga ijambo, aravuga ngo nifuza kuvuma muri uyu mubiri nkasanga Kristo. Ngo ariko nabatekereza arimo abwira Abafilipi, nkumva byababera byiza ko nguma hano ikindi gihe gitoya kugira ngo mubone inyungu zo kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko muri njyewe icyo nifuza nuko nagenda nkisangira Imana. Kuko aravuga ngo kubaho ni Kristo, ngo no gupfa ni iki? Mwasubije ariko this is the word of God. Kubaho, Imana ishatse ko mbaho, nta ribi nabaho, nzabaho ku bwayo. Ariko mu nyungu nziza ibaho nuko napfa. Ngo kubaho ni Kristo, no gupfa is gain. When we die, ntabwo tuba tuluzinze, tuba tugaininze. Ibi ngibi impamvu tugomba kubimenya ni ukugira ngo mumenye ko impamvu Imana duhaye ubugingo buhoraho ni ukugira ngo tudatekereza ko ubuzima bwacu burangiriye hano. Our lives continue even beyond death. Niyo mpamvu birivuga ngo iyo umuntu apfuye, umukiranutsi apfuye aba asinziriye. Ninde muntu hano ajya abona ibitotsi bitangiye kumufata agiye gusinzira akarira akagira ubwoba? Tiwe ndasinziriye. Ahubwo akenshi ni ukuvuga n'umuntu ngo waretse nk'iryame, ndashaka kuryama ndeka ndyame, kuko wumva ari ikintu cyiza ugiye kuruhuka. Nta muntu ujya kuryamisha abana ngo asenga arira ati Mana we bazabyuka se barasinziriye. Ahubwo munabakubitira kuryama, kuko muzi ko gusinzira bibafitiye inyungu. Ngo umukristo yapfuye abasinziriye, ariko ntabwo abasinziriye kwa kuri dusinzira, abasinziriye kuri twebwe agahita abyukira ahandi. Umwana w'Imana ntabwo experiencing urupfu, kuko Bibiliya avuga ngo Yesu ngo yagiye kuzimu ngo atsinda urupfu kugira ngo abohore abature, ngo abamaze igihe cy'ubuzima bwo bwose batinya urupfu. Mu bintu Kristo yadukijije urupfu. Kubera ko iyo upfuye hano mu gihe turimo turarira tuvuga ngo byacitse, ngo uzi ko manzi yagiye, mba ndi mu ijoro ndimo ndagendagenda. Nta mita irimo. Mu gihe turimo turavuga amakuru ngo ashobora kuba yagiye, ashobora kuba mu gihe muganga arimo aratekereza ijambo ari bubwire abantu ko nagiye mu ijoro, mba ndimo ndasirimba, kuko mba mbuze hano ariko mbaye muzima ahandi. Urugero ni nk'uko iyo bwije hano tuhita tugira ngo izuba ryihisha ahantu ryagiye, ntabwo ririmo rirakora. Nyamara riba ryabuze hano ariko ryarasiye ahandi, kuko izuba ntabwo riruhuka, ntabwo risitopinga kubaho, ahubwo ribura mu gice kimwe rigarasira ahandi.
This is how we are. Tuburira hano mu isi ariko tukarasira mu ijuru. Impamvu bibabwiye ni ukugira ngo ntuzigere ubaho utinya urupfu. Baho ubuzima bwawe ubaho kubw'Imana, ubeho ubuzima Imana yakuteguriye kubaho, umenye icyo Imana igushakaho, nurangiza gukora ibyo Imana yavuze ko ugomba gukora witahire. Haleluya! Nubwo nataha ejo, icyangombwa nuko nakora ibyo Imana nteguriye gukora, nkakora ku buzima bw'abantu Imana yambwiye gukoraho, Imana ikakorera muri njyewe ibyo yateguriye gukora, narangiza ngasinzirira hano nkabyukira mu ijuru. Ikibabaje kurushaho ni ukubaho mu isi utabana n'Imana. Ibyo ni ugupfa kurusha ibituriza twita gupfa. Kubaho udafite Kristo niko gupfa kubi cyane. Kubaho utizera Yesu ushatse wanavaho kuko nta kintu bigufitiye. Mwambiye amen. Sizima mubivuze ibintu kugira ngo mwumve agaciro ko kubana n'Imana. Enoki yabanye n'Imana, ariyizera Imana, yumva ntabwo agishaka kugendana n'abafite imibiri, arashaka kubana n'iyo Mana akunda. Imana iramutwara, Imana iramujyana. Haleluya. Gatandatu biravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho kandi kwigororera abayishaka. Enoke ngo yanejeje Imana kubera kwizera, yakoze ku mutima w'Imana kubera kwizera. Sinzi ibindi bintu abantu baba bashaka kunyuramo kugira ngo bakore ku mutima w'Imana. There's no other way. Ntabwo indirimbo zikora ku mutima w'Imana, ntabwo kuvuga ubutumwa bikora ku mutima w'Imana, ntabwo amaturo akora ku mutima w'Imana. Kwizera niko kunezeza Imana. Hano batanga itangazo rifatika, this is a fact, ngo utizera ntibishoboka yuko yayinezeza. Kandi mu buzima bwacu tubaho dushaka kunezeza Imana. Nta kintu kizima mu isi, nta kintu gishimisha nko kuba wabaho unezeza Imana, no kubaho Imana yumva ireba ubuzima bwawe ikumvira nezerewe. Nta kintu cyiza nk'icyo kintu. Ariko tunezeza Imana kubera kwizera, kubera kwizera. Ngo umuntu anezeza Imana gute kubwo kwizera? Ngo wegere Imana ngo akumva kumenya kwiriho. Impamvu tuyizera kandi bigafatirika nuko Imana twizera irahari, iri real. Ntabwo ari ikintu kiri aho ngaho. Murabizi abantu benshi hari ijambo riri mu Cyongereza bakunda gukoresha ngo take a step of faith. Fa kwizera. Blindly. Ngo kwizera ni ugutera intambwe uhumye, utazi aho uri kujya. Fa kwizera Imana. Erega hari ukuntu umuntu aba ashaka gusobanura kutamenya Imana ko akavuga ngo reka ibyo ngibyo bigiyemo byakugora, wowe pfa kwizera gusa. Umuntu ashaka kumenya Imana, ntushake kumenya iby'Imana cyane, ntushake kujya mu ijambo ry'Imana ngo nujya muri Bibiliya uzarwara umutwe, uzahinduka wowe gusizera Imana. No, ntabwo kwizera ari ugupfa kwizera. Twizera Imana iriho. Twizera Imana iriho. Ngo kandi iyo tuyizera ngo ibasha kugororera abayishaka bose. God is real. Twizera dushingiye ku makuru afatika. Nabaho urugero, ushobora kwisanga nk'ahantu wenda tuvugira mu mwijima, wisanze muri quartier iri mu mwijima mwinshi cyane. Utabona inzira, wenda imvura yaguye, hari ibiziba, ntuza aho uri bukandagire. Umunsi umwe nigeze kuba ndi kugenda mu muhanda, hari umwijima, mbona imbere yanjye rwose hari icyobo rwose kirimo amazi. Ndabibona rwose, ndavuga ngo ngiye kugisimbuka. Narasimbutse, aho nasimbutse niho hari heza. Ndagenda ngwa noneho mu mwobo mwiza, noneho urimo ibiziba. Urumva? Nateye intambwe yo kwizera ndasimbuka, ariko ko kwizera kuramemukira. So ushobora kunoneho wisanze ahantu hameze gutyo, utazi iyo quartier, utazi ari ubukandagire, umuntu akaza akakubwira no, wowe gusa funga amaso ugende. Niko nabigenje, funga amaso ugende, nushiri kubwoba ukaba confident, ukagenda ugasimbuka, biraza kukubera byiza. That's what we hear.
nizo nyigisho twumva, nizo motivation duhoramo zo kuvuga ngo it doesn't matter niba nta kintu ubona, wowe pfa gusimbuka. Iyo courage ugize, iyo confidence ugize iratuma inzira imera neza. Uzasimbuka uzabona. Ariko ushobora kuba uri aho ngaho ugahura n'umuntu usanzwe utuye muri iyo quartier, usanzwe uzi izo nzira byose. Kuba hari ntibikuyeho umwijima, ntibikuyeho na uncertainty, ariko akakubwira ngo ngiye hano ndahazi. Nugenda muri direction ushobora kubona inzira nziza, ntukandagire aho ukandagira hariya. Iyo ni information aguhaye kuko arahazi, ariko iyo information ntabwo ikuyeho umwijima, ahubwo ihaye direction ibitekerezo byawe. Icyo rero bihita bigusaba nuko wizera uwo muntu ukubwiye iyo direction nyayo, bitume utagwa muri wa mutego. Now turi mu isi, turi mu buzima yuzuyemo confusion n'imyijima n'ibintu bitandukanye, ku buryo ntabwo twapfa kugenda ngo tuzabone ahantu hari safe. Now kwizera ntabwo ari kuvuga ngo reka mpfe kwijugunya uko bimeze kose Imana izantabara, ahubwo kwizera ni ukwizera umuntu uzi izo nzira ushobora kudutabara. Tukumvira amagambo yatubwira ngo don't step here, step there. Uko niko kwizera rero. Kwizera ni Imana iduha amakuru, ikayobora intambwe zacu, ikaduha ngo nimunyura aha ngaha murabona umucyo, mwebwe munkurikire kuko ndi Imana yo kwizera, nimumigenderamo muraza kugora, kwizera kwanyu kuraza kubabera ingororano. So mu yandi magambo, we step not blindly, ariko tugendera ku makuru yizewe kuko aturuka ku muntu wizewe. Duheze icyubahiro. So ngo udafite rero ku kwizera, utajyana n'iyo Mana yizewe, ngo ntabwo bishoboka ko yayinezeza, kuko Imana inezezwa no kwizera kwacu. Amen. Katurebe undimo. Kwizera ngo niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Nanone iyo usubiye inyuma ukareba mu itangiriro ugasoma amakuru ya Nowa, ubona Imana mu gice cya 6, Imana ibona ko isi yose yuzuyemo abanyabyaha, yuzuyemo hanyuma ku murongo wa 14 gatakubwira ngo nuko Nowa, ngo Imana iha umugisha Nowa kuko Nowa yari umukiranutsi. Iyo bisomye gutyo ugira ngo Nowa yaratandukanye n'abandi. Ubona ko Nowa ashobora kuba nta byaha yakoraga. No, kwizera ngo niko kwatumye aragwa gukiranuka guheshwa no kwizera. Ntabwo ari ugukiranuka yari asanzwe afite, ahubwo yarazwe gukiranuka kuko yizeye Imana. Ngo kwizera kwatumye abazi inkuge, kandi nta mvura. Reka mbabwire, uzi ko mbere ya Nowa imvura yari itaragwa mu isi? I was shocked to know this. Kuva isi yaremwa kugeza igihe cya Nowa, nta n'agatonya nk'akarika, muri magambo nta information y'uburyo imvura yagwa yari afite. Umunsi wa mbere imvura yaguye mu isi, byari iyo mvura yaguye nyine igatwara abantu. So nta nubwo yari afite information y'uko imvura, so nta kwizera yari afite gushingiye ku byo abonesha amaso avuge ngo ubwo Imana yavuze ngo izavusha imvura nyinshi, ngo imvura yaraguye, ndabizi ko imvura igwa. Yari atarabonaho n'uko imvura igwa mu buzima bwe bwose. Ariko kuko Imana ibimubwiye, aragenda atangira kubaka inkuge, yizera ko iby'Imana yavuze bizaba, nubwo ataragira experience. Imana ibonye rero ko yizeye ibyo yavuze, atagendeye ku byo atarabona, Imana imuraga, imuha gift yo gukiranuka, imwita umukiranutsi kubwo kwizera. So ntabwo yari umukiranutsi kuko yakoraga imirimo yo gukiranuka, yahindutse umukiranutsi kuko yizeye data wo gukiranuka. Imana imuha gift yo gukiranuka kuko yizeye. This is what happens. Ni wumva Imana ukumva ibya Yesu, aho wicaye n'ukomeze kuvuga ngo Mana ibyo ijambo rya ndaryumvishe, ndakwizeye. Ikintu gihita kiba nuko Imana ishira muri account yawe icyo bita kwizera nako gukiranuka. Haleluya. Ngo araga gukiranuka kuzanwa no kwizera. Kanihute ndebe uwundi muntu, umurongo wa 8. Ngo kwizera niko kwatumye Abraham yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Ukwizera
niko cyatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo akabana mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe, kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Ubu n'undi muntu wizeye Imana, niba ndababwira imbaraga zo kwizera. Imana iraje isanze Aburahamu aho yibera kwa se. Imana yamubwiye ngo haguruka ugende mu gihugu nakubwiye. Ngo arahaguruka arakomeza aragenda. Ntabwo yagiye kubera ko aho agiye ahazi. Biravuga ngo kwizera kuko hatumye ngo Aburahamu yumvira Imana, ngo agahaguruka akagenda atazi yajya. Mind ye itazi map uko imeze. Murabona ikintu nkundira Imana sometimes cyangwa se igihe cyose ntabwo itwereka ibintu byose, ahubwo iyobora intambwe zacu. Sibyo? Ntabwo itwereka ngo dore ko ejo ibintu byose bizaba bimeze. Ntangira gukorera Imana ninjiye muhamagara ntabwo nari nzi ibintu byose bizaba uko bimeze. Wenda ibinyereka nari guhita nihungira. Kuko ntabwo inzira yoroshye, irimo ibintu byinshi, harimo ibyiza, harimo n'ibibi. Ariko Imana y'ubwayo ikavuga ngo njyewe ndaguhamagaye ngwino tujyane. Inzira uri bugenderemo ntabwo uri buterwe nuko ufite map yuzuye, ahubwo wowe unyizere nk'Imana ikiranuka, nzayobora intambwe zawe. Haleluya. Aburahamu rero yumva Imana, iyo Imana iramuhamagarira ngo reka tugende. Aburahamu arahaguruka ahagurukira kuri iryo jambo Imana ivuze, ngo kukwizera Imana ngo bituma yumvira Imana. Murabona turahamagarirwa buri gihe kumvira Imana, kumvira Imana, kumvira Imana. Iyo Imana ikubwiye ibintu yumvire. Ariko reka mbabwire, hatabayeho kwizera, kumvira Imana biragoye. Turemeranye? Udafite kwizera, kumvira ijambo ry'Imana no kumvira amategeko y'Imana biragoye. Reka mbasomere ijambo riri mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 5. Mere ku murongo wa 4 aravuga mu gice cya 2 Abaroma ngo kandi werekanwe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamwa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu, ngo niwe waduhesheje, murongo wa 5, niwe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa ku bw'izina rye, kugira ngo mu mahanga yose habemo abumvira Imana babiheshwa no kwizera. Imana yadukije kugira ngo mu isi yose ngo haboneke abantu bumvira Imana ariko babiheshejwe no kwizera. Kumvira Imana nyako biheshwa no kwizera. Udafite kwizera ntibishoboka ko wakumvira Imana. Twabonye ko bidashoboka ko wanezeza Imana, ariko nanone no kumvira Imana ntiwayumvira nk'uko bikwiriye udafite kwizera. Noneho Pawulo yarabirangije byose mu Baroma 3 aravuga ngo iyo twizeye ngo tuba dusohoje amategeko yose. Kwa kundi ureba amategeko ukareba itegeko rya mbere rya kabiri, amategeko yose ukayanyuramo ukavuga ngo ngiye kwiyemeza ndebe uburyo amategeko y'Imana yose nayakurikiza, ukanabigerageza, ariko ukagera ahantu ugakwama. Na yandi wibwira ko wakurikije ntuyakurikize nk'uko Imana ishaka ko yakurikiza. Ariko dore Bibiliya avuga ngo uyu umuntu agendeye mu kwizera ngo abasohoje amategeko. Uko ucuzinze kwizera Yesu, uko uhisemo kwizera Imana, urimo gusohoza amategeko utanabizi. Haleluya. Aburahamu yizera Imana bituma abona imbaraga zo kumvira Imana. Turebe umugore we ku murongo wa 11, ndimo ndagera ku musozo. Navuze ko ndi bugeze ku murongo wa 13. Ngo kwizera niko kwatumye Sara abashishwa gusama inda nubwo yaracuze cyangwa se yarashaje, kuko yatekereje ko iyasezeranije ariyo kwizerwa. Ni nacyo cyatumye umuntu umwe, kandi uwo yari amaze kuba intumbi, yari ameze nk'intumbi, akomokwaho n'abangana n'inyenyeri zo ku ijuru kuba benshi, kandi bangana n'umusenyi uri ku kibaya cy'inyanja utabarika.
urukumva aya magambo ariko Sara wari umaze kugeza imyaka 70 hafi iyo ngiyo, ngo kwizera ngo niko kwatumye kwamubashishije gusama inda. Iyo nda yava he? Inda yanyura hehe? Biologically impossible. Organe zose zo mu mubiri ziguha amahirwe yo gusama zitagikora, zitagifunctioning. Ahandi udashobora no kujya gutekereza no kujya kubaza umuganga se mfite amahirwe angana gute yo gusama, nta nubwo warenga no kuri reception. N'umu receptionist wo mu bitaro yaguha igisubizo. Ariko ngo kwizera yari afite, ngo kwamubashishije gusama inda nubwo yari ashaje. None bavuze ikintu gitangaza, ngo umuntu umwe wari umeze nk'intumbi, arimo kuvuga Sara, umubiri wari umeze ntawe wari utandukanye n'umuntu wapfuye. Ngo ariko uwo muntu wari ufite umubiri umeze nk'intumbi ngo niwe wakomotsweho amahanga yose, bakomokaho n'abantu ngo bangana n'inyenyeri yo kwijuru, ngo n'umusenyi wo ku nyanja. Muzi ko kwizera gushobora kuzura umuntu wapfuye. Niba kwizera ko waratumye Sara umukecuru ungana kuriya ashobora kubyara, how much more can he do to you no mu mbaraga ufite ubusore bwawe? Mureke duhitemo kwizera, mureke duhitemo kugira mu kwizera, gukora umurimo wayo muri twebwe. Now, reka soreze kuri umurongo wa 13, very interesting. Ndashaka ko tuharebera twese. Bagiye gushiraho agapoze bavuge ku bantu tumaze kuvuga. Kimwe gitatu tuzakomeza n'abandi bari gukomeze kuvuga. Ariko dore umurongo wa 13. Abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyo basezeranijwe, ahubwo baroraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. 14 ngo abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. 15 iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ari yo mu ijuru, ngo nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Abo bose tumaze kuvuga ngo bapfuye bakizera, ngo batarabona ibyasezeranijwe, kubera ko iyo Imana yasezeraniraga Abraham ikamubwira ngo nzaguha igihugu, ikabwira Sara nzaguha umwana, isezerano rikomeye Imana yabahaga buriya girenze ibyo bintu byose ntabwo twavuze, byari Kristo, kuko abo bose Imana yabakoreshaga kugira ngo bazakomekeho Yesu. Igihe rero bajyanaga n'Imana babonaga ishusho, babonagaho Imana irimo kuganisha urugendo rwabo. Abraham akareba akavuga ngo niki gitumye mbyara nshaje, niki gitumye Sara abyara angana gutya, niki gitumye njya gutamba Isaka Imana ntimwemere, buriya nta kintu kizavamo ahangaha. Yagendaga areba ko hari ikintu Imana irimo kugenda iteganya kizavamo, noneho abaho agendana n'Imana ategereje yumva ko yakigeraho. Kubera ko iyo kwizera kwe kuza kuba gushingiye mu kubona Isaka gusa, yari kubyara Isaka agahita arekeraho kwizera Imana, si byo? Ariko kubera ko yari azi ko Imana ifite intention nini cyane hirya yo kubyara Isaka, yahoraga afite ngo reka nkomeze nizere ndebe ikizava kuri Isaka, reka nkomeze nizere ndebe ko ibyo ngibyo Imana ishaka kugeraho binyuze mu rubyaro rwanjye ndebe ko nabigeraho, ngo arinda apfaye akizera. N'abandi bose n'abamose niko byagenze. Icyatumaga bahora bagenda, Isaka araza nawe turaza kumureba mu cyumweru gitaha, nawe aragenda yizera Imana, akagenda abona Imana ibyo Imana iri gukora, aho Imana iri kunyuza ibintu, akabona imbabazi Imana iri kumugira. Imana ifite ihe gahunda mu buzima bwanjye, irimo iraganisha he? Nyamara the end of the promise was Jesus. Hari ukuntu bamubonaga, ariko bamubona bavuga azaza ryari, buriya araturuka ku mwana ndi bubyara, buriya araturuka muri Yakobo. Bagenda bategereza ngo bakarinda bapfa bizera. Mwari muzi yuko ibyo ngibyo bizeraga bategereza imyaka n'imyaka bakenda bapfa, twe twamaze kubibona. Niyo mpamvu baramutse batureba bakwifuza kubaho mu buzima turimo, kuko ibyo barebaga kera
byamaze gusohora, twebwe biri muri past, kuko uwo Yesu bavugaga yamaze kuza. Ubu noneho kwizera kwacu ntabwo kugoranye, ntabwo gusaba ko tubanza tukareba cyane twibaza icyo Imana ishaka. Twamaze kubona ko iby'Imana byose yashakaga yabisohoje muri Kristo. Ni ukuvuga ngo iyo noneho nakiriye Yesu nkamwizera, mba mbonye umwuzuro w'amasezerano y'Imana yose yavugaga. Wow! Ni iki gituma tutizera Yesu? Ngo tubone ibyo Aburahamu yaririraga, ngo tubone ibyo Mose yategerezaga, turebe ibyo Isaka yarungurukaga, turebe ibyo Dawidi yifuzaga, nyamara twebwe turabifite. Ariko ababifite nibo babikerensa kurusha ababirotaga, ababirebereraga kure. Imana idufashe rero tube ubuzima bwo kwizera Yesu. Haleluya, haleluya. Niba nde biyemeje kuba ubuzima bwabo bizera Yesu, bareba kuko turamufite, ntabwo tumurebera kure, ari mu ijambo, tumwizere. Kaduhagurike dusenge.